Ngana gutya murambabwira buri maze urihe ibite byawe muje murangiza ibyo bihari nese ugiye ngo iki ugiye kumbaza suru kumbarizi nyoko sari nyoko ari hehera biragora agiye guhaha yagiye guhaha hako amafaranga mugakuraga ha nese cyoko mugiraga amabanga mukasi namubwira n'inkeneye nka 200 ngoro yagamba nese ubwo wowe waruvuye waruvuye watubwiye umwana nawe rero ari guhenda ari guhenda iki yemko iki kidumuro ubu rukona gihinganye nangahe urashaka kukigurisha ngo umuntu aje akaguha inoti ya 200 ntiyaba guhenze se nk'ubu bisabite nkaho uzashakira mu ruhero tuzaje urituma no mu nzu ubu hari ikintu mba nakoze ibyo amaso ubu bisabite kuno bisa n'ubukozo reba ibintu mba nabyukiye noza ariko kuva mu gitondo ariko siye babarira umubwire ubura koko ndi umugabo mubi imbere yanyu kubera iki nyine ku mugoroba ukuntu twaraye tugwanye wabonye ninje ikosa rivuyeho ni wowe kuva gutese ase papa ntago ujya wumvikana ninde naje ndamubwintire wa mugore we ndihagiye ego none ibiryo biri heye nimba yari impaye matari impaye manasitaye sinzi ukuntu nabiguyeho ku meza biba biramenetse ngo ndi kumena ibiryo aje gutumira ba Mariana arahuruza abande bose ubu nane ndi kubura n'ahantu nyura bari kunyita umugabo mubi kandi kubera ubugoryi bwa nyoko ariko nabo wanyweye siye nukwize buranyoko nzamwica ngo gwiki singaho ahubwo iyo mihigo utangiye ahubwo umva nkubwire amagana abiri sufite kanyumvira siko nta munsi udasaba amafaranga singawe none si nta munsi udasaba amafaranga kuva ejo buri gihe yaba unkoze ikira ku izina ry'Imana amazi ganze kurenga umuhogo nese urashaka iki yazi ibijumba ibi muri kubikura he muri Nyabiseke nuko byanganye ese uheruka kujya kureba mu murima uziko nagabene tirida kazaza kubikura shaka nyihera udufaranga ngaho nyumve ase ibintu byose uzabimara kugira bizageze ryari alo komera kabwana we amakuru kisha umva siko mfite imari mwa iyi ni ihene hajya ntuzasa siyotsaga za burusheti ntuzakavundera kanze gatoya kanze kira mu nzu ibintu numvishe mu matwi yanjye ni ibiki igera hino umbwire ubwire iki guhamagara umubwira ngo ihene ngo ntiyosa burushete nini nshaka kwigurishiriza ihene ushaka kwigurishiriza ihene ariko ntabwo ngiye kuzicwa n'icaka mfite itungo ariko reka mbanze nkubaze iki umuhogo wawe ubamo ipasi cyangwa ipasi gute icyo cyaka kizashira ryari ndakwiyamye ndakubwira ngo nshaka kwigurishiriza iki ihene nta soni irya sibuno si ndagira nkumenyeshe ngo iyi hene iraruvamo nawe uruva ndavuze ngo ndayigurisha mwana wangu ino hano aze mubiki aragurisha ihene nkanda ariko siye koko mbabari umbwire kuko kandi nyoka nyiyendaga urabizi ninjye ukumva hano muri uru numva ibiki ko waho na nyoko mwese muri baba ariko ugiye gukabya ugiye kuzina ry'Imana ihene ndayigurisha ntabwo uyigurisha ndahiye Imana ihoraho umva iyi hene ntayigurisha nandi ndakubwiye ngo kugira ubone noneho ko ibintu byarenze urwego dore rwari wa kera atari we ubu ndayigurisha kandi uri hano uri no kuri noneho nuyigurisha nawe turagera nayo kugera nahe uza hano bagera
telefone yanjye umudugudu ubundi kansirida wari uzwi wa kera wiboneye ugaraguza agati ndakwereka wibeshye ariko hagira umuntu uzanga ziturira hene hari twumve wumve iki numva uburyo kigiye kungurishiriza itungo yego kabwa subiza ibyombo mu nzu muko subiza ibyombo mu nzu bansubize ibyombo umbase genda umbwire ntuza enda nibi ngiye gahiriki oya abireka sha ngira barajiginwa sha ni uzi gutanga amafaranga umva ye enda ejya hino banguka mufata ihene yakunzanira amazi nkwereka ndabaha ibyaraga babiri peza telefone yanje ndafite ngo peza telefone yanje kabwa nzakwica ku izina ry'Imana uzanga mu maboko ubundi reka mbanze peza telefone yanje kugira ngo nta mbaraga ngira ndafite ngo peza telefone yanje mbaraga de ndafite ngo peza telefone yanje iterambere peza telefone ngicyayo wameza telefone yanjye ntayo ngo haje kutangira amafisi mbonamo nimero za mudugudu wandenza amavu ku izina ry'Imana uragurisha amasaka uragurisha ndamaze uzi usigaje no kuzangurisha nanjye ubwanjye nta soni ndagira ngo nkumenyeshe ntabwo ari byabiye waje kubimenyesha iwanyu navuze ngo mpeza telefone yanjye umva reka ndeba nimero za mudugudu mpeza telefone yanjye waki umva mpeza telefone yanjye akira undi nzakwicubi bana sasa wa mugore umva ngiye kukurananiye ugiye hehe kukurega cyakureka kanabwe genda ariko sa mugabo we kubaho ngaho karindagi noneho ngiye kukurega ibisina mpamvu iki yakunda kurega genda hombara uragira ute ngiye kukurega ko hombara genda umva bagufunze burana bande gereza sinje nahishamo nta n'umuntu wamfunga indese nubwo yaza afite inyenyeri 900 aca bwana we nta muntu wandenza amafi ukifata ukansuzugura ngo nta kintu maze uretse kamwe reba inzara mbafite bora ntibanavuga ngo wenda reka binateke umuntu arashonje wenda arye reka da mugiye kurega sha buretse nudatsindwa buretse mana we bahinda wo nafu Allô? Oui. Imodoka izanye amata yahageze. Ego. Ubwo yahageze rero nimushaka uburyo bwo kuyapakurura kuko tuzatanga kwa kabiri imbere y'akanama. Imbere y'inama y'umudugudu. Tuzanza dutanga amata. Hanyuma ikindi supanete zose mwarazitanze. Okay. Abasagutse bandike. Hanyuma uzabatangemo raporo ku kagari. Noneho turebe isizaza tuzongeye tubahereho tubaha. Ndumva nta kibazo. Yego, ubikore neza kandi bishyire muri raporo. Utwereke abantu bafashe supanete mu mudugudu. Twereke n'abantu ba Oui. Sori gato mari nakiri umuntu. Komera. Mara. Kutarwiyambitse madame. None kigo kijya kuzanyica. Buri munsi arankubita buri munsi uriya mugabo koko mugiye ngo nzapfire mu mudugudu. None se uri ngo? Nk'iyaba poroso niko yangize. Buri munsi arankubita. Uriya mugabo wawe mu mudugudu yica umutekano imisi yose. Tuzamukorera iki? Ubu mugongo ibi byose. Aha. Muyobona hano hamwe mfite ubungu. Yamvunaguye. Kandi urabye ikintu dupfuye pe nta nubwo akaguye kunkindago. Ariko nk'iki gihe koko muri amasaha. Ndebera nawe. Aya masaha mu mubyutse mu Rwanda mupfiki. Azindutsa nziturira ihene. Ngo agiye kuyigurisha. Ndamubwira ntubushize wangurishije ibishyimbo. Ubu ntabwo ntwarira ihene. Arangiye ati nkagukubita. Wavanye iki wanyu? Uyobo mbabaruke muri ibibazo byanjye n'uriya mugabo kuko urubuze agiye kunyica cyangwa se none se ubwo ubundi turetse kubeshya. We nta ruhare bigiramo. Jewe. Uko kunyitegera hari uruhare nagira mu mivurungano y'urugo. Ku buryo umugabo abyuka mu gitondo akagukubita. Ejo agashora ibishyimbo ukihangana. Ejo agashora ihene ukihangana. Ese ubundi ubwo urugo rwanyu murwubatse mute?
nabaye nyirandwemeye nyine mwese ngubu ahantu hose harampombanyije. Gira icyo ukora muyobo, gira icyo ukora urebe umutekano umudugudu wawe ni mukeya kuri uriya mugabo Geregora rwose agiye kuzanyica. Habara nk'uwifasha. Geregora duherukana mu nama y'umudugudu nkabona ameze nk'udakomeye, nkabona arurira ibiti, nkabona yadusaranye kandi turi mu nama. Ntabwo nari nzi ko no mu rugo ari uko abigenza ku buryo agweza ku nkeke. Giye gusara none yambwiye ngo ibintu ni bibiri, nindeka agurisha ihene cyangwa mpambire nge wacu. Ariko se ubundi we wagiye umworohera, ndeka agurisha amatungo. Ko nawe umeze nk'utoroshye madame. Ko muyobo ubu muntu aje kugutakira buri munsi umva ibirego byanjye n'umugabo wanjye. Kuki ubundi utankemurira ikibazo? Buri munsi nakira ibirego byanyu ariko reka ntacyo, sibyo? Ubu ngubu ari mu rugo. Hari mu rugo ko nje nirukanka nkutakira se ngutabazuze umubuze kungurishiriza ihene nk'umuyobozi. Hari mu rugo. Twamureba cyane amamagara ku telefone. Wamureba mu rugo wamuhamagara. Niba telefone atarayirya ahubwo ariko yene ntabwo yajyanye. Nje kugutabaza ngo umumfashe ntangurishiriza ihene. Okay, reka tumuhamagare nta kibazo. Tumubwire aze kuza ariko urihangana kubera yuko ntago byaza kuza gukunda akakanya ko nazindukira mu rugo iwanyu. Hari ibibazo nari ndimo ndakemura, urone ndimo ndakora amaraporo y'abahishisha kibondo zaje twapakuruye amata twagize dute, ariko reka ntacyo muguhamagarire tumuteguze aze kuza saa 8 aze kuza kunyitaba. Saa 8 araba yangurishirije. Nta yagurisha ngiye kumuhamagara mbimwihanize. Abayigurishije. Buretse gato. Alo? Bija? Bite? Ikibazo cyabaye iwawe ni iki ko mbona umugore yanzindukiyeho ngo urimo uragurisha amatungo, ibishyimbo ngo yamaze mu nzu, urimo uragurisha ibishyimbo, urimo uragurisha ihene, kandi urahoza umugore wawe ku nkeke, habaye iki? Ni ikihe kibazo ufite? Arakubeshyera? Madame. Nukuri ko Imana simubeshyera. Niko arakubeshyera? Akundi wankemuriye ikibazo muyobo. Aro? Noneho iyo hene ntuyijyane ntuyigurishe kuko yamaze gutanga ikibazo kandi ntihagire ikintu kijyanye n'imyaka ongera kugurisha, ahubwo wowe saa 8 uze kuza nimugoroba mu kagoroba kw'ababyeyi, hanyuma dukemura ikibazo cyawe n'umudamu. Aho hari ababyeyi bagenzi banyu tuganire ku kibazo cyanyu twumvane ikibazo kiri. Niba gifite umugore cya gifite wowe, tumenye impamvu mutumvikana mu rugo, kandi umbabare ntongeye kubikora. Nuramuka ubikoze biraza gukubana ibibazo kuko dushobora kujyana mu kigo ngororamuco ukagenda ukabayo nk'amezi 3 ukanza ukagororwa ukaba muzima. Sawa, urabyumvise? Yego, sawa. Yego, tumaze umwanya tuganira, twakoze inama kandi byagenze neza. Bimwe mu byagezweho twabibonye, twabonye kandi n'ibindi tugiye kugeraho. Ibintu byo ko muvuga se nyine ntago ajya yumva ko musakuza nikameze ahora afite ibibazo rwose. Oya mwimuvugiramo mureke ababwire namwe mubone kuvuga ibibazo byanyu, murabizi ko ari cyo cyatuzanye hano. Ntabwo iyi nteko buri gihe iraba, sibyo? Buri gihe iraba mubizi neza yuko dukemura ibibazo by'abaturage, kandi narwe babitureba kugira ngo tugire umudugudu ufite iterambere kandi ibintu bikagenda neza tuyobora abantu bumva. Niki gituma umuyobozi ahaguruka agakora inama mukamuvugiramo? Kwari bwatanga ijambo? Niki gituma umuyobozi atangira inama ukamuvugiramo? Icyo nicyo kibazo cyawe nawe, buri gihe niwe uzamura amatiku iyo twakoze inama. Ntabwo muzi kwihangana ngo umuyobozi abanze abagira inama nirangira babahe ijambo. Yego umuyobozi. Yego, noneho twakomeza muratuje. Hashize rero igihe dukora izi nama, buri gihe turayikora tukigiramo ibibazo tukabona byakemutse,
tukabona ingo zumva nabi, tukabona abantu batanga mituweli n'abadashaka gutanga mituweli, tukabona abakene bakwiriye gufashwa kandi no kubafasha turabafasha. Mujya mubona ko na mituweli tujya tuzibatangira ku bantu badafite mituweli. Noneho ufite imirimo ijana yihe ko kutangiye kwifuza iby'ubusa buhe busa genda ari njye wari nawe wifuza iby'ubusa nini muze mwaretse tukakora inama aho kose kuki inama izajya buri gihe yibanda ku ngo kuki ibindi byo mutabyibanda abantu batarubaka abantu batarubaka akenshi cyane ntabwo babe bareba ariko mubyumviraho namwe mukigiramo ku buryo muzagera mu ngo zabicara ku buryo muzagira igihe cyo kubaka ingo zanyu mufite umurongo mwahawe bitewe n'inama tuba twabagiriye. Ntekereza rero yuko ibintu byose byari byamaze gusa nk'ibirangira, ariko dufite ikibazo cy'umuntu umwe mu mudugudu uteje ikibazo, uhora uteza ikibazo buri wa kabiri kiragaruka. Ikibazo gihari ni icy'umuntu umwe gusa, uwo nguwo ndibuze kumuvuga izina mu kanya kuko kugeze kumuvugaho mu gitondo rero kere kumuduhaye tukamurambika aho ngaho tukamukubita nk'iza kabwana. Umuntu mwamuteje abasore bakamutuka mudiho. Ubwo se niba ikibazo buri gihe niba ikibazo kigaruka buri gihe mwamuteje abantu b'abasore tukamudiho. Twari turimo turaganira n'umuyobozi mugenzi wanjye. Icyo kibazo cyari kibonetse. Mureke twumve. Hari umudamu mu gitondo yaje kuza gutanga ikibazo avuga ko umugabo we yamumazeho imyaka uko barahinga bakeza rwose ibintu bikagaragara, bakanika ugasanga umuhanda bawuzimagije ibishyimbo bagahura bikagaragara, ariko mu gihe cyo gutera imyaka ugasanga nibo bahora bajya ku isoko kugura imbuto. Bitewe n'iki rero? Bitewe n'uko babifata nabi. Umugabo we ngo abitwara muri bote, usanga bijyana muri bote agiye mu kabari akabinywera. Mu kanya gatoya akaba bishyize mu kwamuri rye, akunda kwambara ikoti rishaje, muzamubona igihe muraza kuza kumubona ariko ntabwo namuvuze izina. Uwo mugabo rero ateje ikibazo mu mudugudu, ageze no mu gihe cyo kurekura ihene, igihe cy'itera ry'imyaka kitari cyagera, kandi ubundi igihe kigeze cy'itera ry'imyaka bagurisha amatungo kugira ngo babashe kugura imbuto, kandi nibo baba imbere mu kwezi imyaka. Icyo kintu rero kimaze guhangayikisha abantu mu mudugudu. Ndashaka rero yuko umudamu we ahaguruka akatwiganira uko byagiye bigenda buri gihe, noneho natwe mukamfasha tugakemura ikibazo cy'uwo muryango ubanye nabi. Murakoze. Ubwo duhaye ijambo umudamu abanza tubwire uko bimugendekera, hanyuma umugabo aze kuza kwisobanura. Hano ko ari abadamu benshi. Uwo ni umuryango wa Bijebice. Murakoze. Muyobozi ntabwo ndi kubasha guhagarara kuko umugabo wanjye yanciye umugongo. Hajemo no kugukubita. Naje kukuregera atankubisa aha hose nture kuntu nabaye. Oya. Ubu se ni ngumi asa amavubi. Asaho murabana ari. Ahubwo hano ashaka kuba indwara ya muri. Mumureka akomeza. Yewe rwose mu ndenganure. Umugabo wanjye twarishakaniye, ariko ntago yubahiza inshingano z'umugabo mu rugo. Shakane na marere. Umugabo wanjye ntiyikoze isuka, ninjye ukorera urugo jyenyine. Nije imiruho yaranyishe, nibyo ngize ngo ndere nshyize ku mbuga ndanitse nanjye ngo mere nk'abaturanyi nk'abandi no kujya nirirwa numva ibishyimbo bihumura bitogose ngo ntunga amazuru mu kirere akajya kubinywera. Ubu abana mu ishuri ntibakiga kubera ko nta mafaranga, ibyo yagurishaga yarabimaze. Ibyo mwejeje aragurisha ibitoki mu rutoki, njya kubona nkabona baratema baratwara abaturage benga inzagwa inahangaha, nkabona binjiye mu rutoki. Navuga ati wavanye ikiwanya akabara kubise. Noneho mu gitondo muyobozi ahantu numiriwe nagiye kubona mbona azituye ihene, ngeze ngo ndavuga ngo hariyo fo yaguhaye ngo uzane. Ubwo ni ihene ye yaziko yagusubije. Ni ihene yo mu rugo rwacu yanjye nawe. Bakubwira ngo rwanyu se bwo bakubwira ngo umugore ntafite ibyo n'umugabo akafite ibyo. Ngo so ngo nta hene yaguhaye. Ntago twasezeranye. Umugabo na aya barasezeranye. Na Bibiliya bivugaho ngo nicyo gituma umugabo umuntu azasiga se na nyina akaba n'umugore akaramata. Umuntu yashatse umugore mwiza se wa muyobozi namwe nimirebere koko. Yavuze akaramata rero. Mwumve. Ngize ngo ndavuze nti mpani ihene yanjye
mwingize ngo mwatukiziriko oya umushikuze ugakomeza ye ntacyo kuko iyo hene ntabwo nari kumwaka neza mbona nyumvira aba ni bandirirwa basangira nawe aba nkubise umugeri ankubise umutego umwe ngo bita ngo ni rugondi ihene ankubita hasi ubu yamugana araza kuza ku ntabwo ibyo bintu bikibaho ntabwo uwo mugabo ari bijo ariko muyo nk'umugabo nk'uyu utatekereza iterambere ry'urugo abandi bose baje bakoze inama ko ngo bagiye kuzana amazi mu midugudu yacu ngo tukabona amazi mu ngo uyu mugabo mbimurira arambwira ngo ziba uracyavomesheje kandi kumugezi gusa amafaranga twarayatanze da uriya niwe mu rutari bivuze yuko mu rugo iwanyu nta mazi mugira ujya kuvoma nyine ujyanye kandi wikore ku umugore warashoboye kuvoma niko muze mu ndenganure igira hejuru umbwiye ngo igira hejuru kunica amatwi sha ubwo ntabwo uzi ibyo bari baretse akiregura mwebwe akariregura iki kari mwe ari wo mwoyo yego imvura y'umuhindo n'iyitumba uzi kubitandukanya yaterwa n'umuyaga guri kuyizana hanyuma izo mvura ikirere kibuditse hakaza umukororombya munini umukororombya ntabwo uvuga ko imvura igiye kugwa umukororombya uvuga ko imvura aho Imana itazarimbuza abantu mwuzure ahubwo habaho imvura y'itumba urumva yeza imyaka yamaze kumezwa n'imvura y'umuhindo iyo umuhindo nitose ubutaka abantu bagahinga iyo igihe kigeze cy'ihinga imvura y'umuhindo yaguye wowe ubigenza gute urahinga uratembera biharira umudamu nk'ari we birawe wenyine nyakubahwa rero bayobozi reka amabwiza ukuri uko ndeba uku ndamanza mbibwire nitwabije bijagere Rwanda ndabizi iki kibazo buri munsi uranyumvira noneho uyu mugore twarashakanye nkuko yatangiye agira ati abibabwiye kandi ibyo turabizi n'abantu nimwe babajije mwamuretse akavuga nawe mu mibanire zanjye nawe nubwo kwidarapo yavuze ngo tuzabana mu bini byiza zankunda nta rukundo nigeze mbona kuri we tugendane ikintu dupfaga nyamukuru nubwo wenda yanyanga ariko akampa amahoro nje ntaco biba bimbwiye umugore urifata agafata isafuriya agamo ibiro 20 by'ibirayi ngo niyagiye gushigishamo igikoma agishigikiye umugabo koko nawe uri umubyeyi ndikubona wenda weho uri n'umusore urafatika kuri kose wenda weho ushobora guhazwa n'ingunguru ikintu dupfaga ndamubwiraga inti wa mugore we wenda afata amasafuriya 2 ganganuku aba ari gushigishamo agashigisha muri imwe nayo casha ngo agiye kumpa mu gikombe cyangwa agiye kunshira he mu ijage nisi ugiye kumera mu jage ndi umwana ukiri kwibere ubu ushaka ko guhera mu ki mponeze mu yindi mu yindi safuriya reka da uyu ntabwo ari umugabo none icyo kirahavuye twagira ngo tugeze mu busaswa nimugoroba mwaceka ko mu busaswa kandi mwebwe babajije shaka nibi baba tugase ngo niko zuba nimwe si babajije tukatwemvira ko mu busaswa nawe urashaka ariko sigaho umuze muze nari nkubwiye ngo haguruka uhagarare wisobanure umugore arimo arakorega ko we imyaka yeza wayimariye mu isoko ni kimwe ikindi ukaba wadukiriye amatungo ukayagurisha amafaranga ukuramo urayanywera icya gatatu ntabwo mujyana guhinga imvura yatasuye kandi Bibiliya itubwira ko nzarimira nawe umunyabutaka atinya imvura cyangwa se ibiba ariko akajyana kiba agiye gusaba ntagire n'icyo abona urumva kubera yuko udakora uteje ikibazo mu mudugudu rwose muyobozi rero icyo umugore akorega ni ibintu bitatu bari bisobanura muyobo akantu ko mu buriri ntukibagirwe ako mu buriri nibagagiye n'umugore we kandi iki waje kumenya uburiri bw'iwawe kuki ubivuze umva rero nate muyobozi kw'ibyo bibazo umbajije ikijanye n'imyaka mu rugo namubwintire wa mugore niba ushaka ngo tubane jura pima ibishimbo ugiye guteka uruguhiga imiki rumba
cyangwa se rimwe aravuga ati ntacyo napima namuhaye igemere niyo yadahagamo umupimira ibyateka mbona nabwo biri kuja birasha bituka wasanga n'ibiraya bimubarira gusaba abantu muturanye n'ikigo cy'amashuri kibazo ndimo ndandika ariko ibyo ari ubwo noneho nyamubwira hejuru amanzu bimpe mbibare igishimo ku kindi kubibara rimwe na rimwe kubera ndwaye amaso kubera n'izabukuru kubibara bikananira ubwo mufite abana bangahe mufite abana bangahe dufite abapfu mufite mubyaranye kangahe mubyaranye kangahe ku abana mumaze kubyarana kangahe muze mo hari ibucwemete hakaba gashuhe kaza budunyuri kaza kagweba ko wibagiwe wa mukobwa wabara bukwaswa mwarese tukarangiza hari umukobwa wabyariye iwabo nabuzukura bavuge uwo ntacyo turaza kumugeraho ndashaka kumenya abo bana bose umbwiye abari ku ishuri akaza gakwege akaza mano y'inanga akaba cadadari seruhungu akaza zamukunda zamusange wabo speciose ubwo ni bangahe bose hamwe ni bangahe ma ye havuyemo babandi bagwenge hagwengeye ni batatu ni bane babiri bishwe n'intuza n'inzara turakuzi n'inzara abandi babiri bishwe na bwaki uwa gatatu yicwa no kugwingira ariko si nimwe reka tubivuge sukutarya reka nomba inama tutaza kuza gutinda muri iyi nama ubwo rero nanjye hari icifuzo nemfite rwose muyobozi mfite akarengane ntabwo urasubiza ibyo nakubajije banza umbwire impamvu igutera kugurisha imyaka y'umugore ni akarengane ko wicaye se aho nta gisubizo mfite ntabwo none se icyatumye urekura ihene mu gitondo ukajya kuyigurisha wumva gushaka kugira ariko wa muyobozi nawe uri umukeke amatungo naganje si nguyu mubaze ikintu yaba yaranzaniye sibyo kuba yarabirigitanye mu ngute ariko umudamu nta kintu yakuzanye umudamu uzi ko ari 50 kuri 50 urabizi neza nagatandukanye ubuzutu none se wagiye kugurisha ne mubyumvikanyeho yego nyine wenda nibyo dutunze ibyinshi twabiguze kubera we ari kuja mu koperative udufaranga fashe yo akazagura niyo matora namuzaniye kubiharaharo ubwo nuko ngo matero ryama wayizaniye n'umugore ni wowe wayiguze n'inzu kuri iste y'agacanga nakoya iriya hene nawe turi hejuru uyobozi iyo hene bavuga yaravuye kuyigura twarahuye umudamu reka rero nkubwire iki ni kibazo rero nyamukuru gihari turugupfa kugeza amagingaya iyo tugeze ninjoro tukaja hehe mu busaso kakana dore nguyu ngo ntiyakwemera ngo duhere tucurire ibikondo by'uburiri tugeze mu gitondo none se ijoro rigirwa n'amasanga 12 ubu ushaka kuyakoramo yose se none sinakoye ese ubwo icyo cyaba ari igitugu ubwo se urumva atari kumuhotera none se urumva atari nibyuka kumuhotera twongere byuka twongere mu ndenganure hose reka tukuruhure nuko musangira icare barasangira ibintu muzana kwicaza abantu kuri zuba noneho rero wa musaza reka tumugire inama ayo masaha mwagiye kuyabara hirya reka tugire inama mwamusanze inama muze umugore yakuye mu mugabo umugore afite 50 kuri 50 ku byo mutunze ariko araza ceceka gisaza ukuntu bawigize umugore afite 50 kuri 50 mu bintu mutunze abyumvise yego musangiye umutungo musangiye abana musangiye iki musangiye gupfa no gukira uyimuteza ibintu byo guhora ajya guhaha imbuto kandi abayejeje uyimuteza ibintu byo kubona ihene yasohotse mu rugo ikagenda ngo nuko ari umugore nta jambo afite kuki umwambura ijambo kandi arifite nasaba imbabazi rwose ntabwo nzoye ubwo ari uko rero bimeze niba wemeye gusaba imbabazi urumva wemere no guhinduka urahaguruka uze hano uzimusabe akubabare urahaguruka ujyana imbere umubwire uti ntabwo ngiye kukubwira ibyo umubwira wumvise madamu wanjye nishakiye nkunda rukumvara pfukama icabugufi bari kukuvugira se cyangwa no urabizi nta mugabo upfukama muyo ariko ibyo ni icabugufi muze ese urawagiye ariko kuki ngaho nzibande suwe se none se ibyo nibyo bita gusaba imbabazi okay ubusarapfuka bo ugiye kumubwira amagambo ngiye kugusubiriramo
yego uramubwira uti mudamu wanjye nakwirambagirije uri inkumi mubwire subiramo uri kubyibuka se subiramo ibyo niwe babwira madamu wanjye nakwirambagirije uri inkumi musubiriremo ngo nakurambagije uri inkumira wamwumvishije Erega yumva atinze. wamwumvishije mubwira uti mubwira umureba wireba agiyewe madamu wanjye nakwirambagirije kura akaboko ku munwa madamu wikwiheba turimo turakemura ikibazo cyawe mu mudugudu sibyo madamu wanjye nakwirambagirije inkumi mubwire gutyo madamu wanjye nakwirambagirije ukiri inkumi none rero kuri iyi saha kubw'uko naguhemukiye nde wahemutse wowe mubwire kuko gutyo mwakumva agahinda kawe urimo unasaba imbabazi se none ngo ku isaha ngo kuko wahemutse kuko naguhemukiye kuko wampemukiye wowe kuko naguhemukiye nemeye guca bugufi imbere yawe ngusubije agaciro mukora ibyo mu yaraca bwana we Have yagendera abadusuzuguye no mu mutwe gwe wacu uzabarize ndi umwanzi w'ababisha reka rero mwereke uko tugiye kubirangiza iki ntacyo madawu uzihangana uzamugemurire ibyo biraruta ntacyo uzihangana madamu wanjye wibuka ukuntu naje kukurambagiza gusabye imbabazi ntabwo nzongera kugutesha agaciro bimubwire nguhaye agaciro ni hehe bari bazangemurira muri gereza. nguhaye agaciro nzakuhunza amaganya ngo hati ibyishimo kubera aka kanya ngiye kugukuna bushasha ibyabaye ntibizongere ayi will never forget you ngaho muhoberane rero muhoberane haguruka bari duhoberane kandi ibi ni byo bakubwiye ibi ni byo bakubwiye Hano umugabo ntashobora. uyu mugabo koko igira hino ijya hano bose ndakwinginze shyira hasi amaboko uyu mugabo Banza azanye umukubite nk'inkoni nk'ebyiri. ntabwo nzongera rwose muyobozi ngo kirya urabona ibintu ukora ngo kirya nanjye izindi bajya kukirya kiki haguruka ugende uhobera umudamu wawe umubwire yuko utazasubira kandi umagutse neza mufate neza ariko cyose nawe nyaduka uraremeye Harya inzoga. ngaho muhobere umusabe imbabazi mukoranire Namwibutse ko umukunda. ntureba ngaho ni muduha amashyi komera amakuru Ubuyobozi bwiza Ampere nibyo n'ahano. dukeneye.